umugore wa Tom Close rero wona undi ni Tricia amaze gutera agahinda gakomeye abanyarwanda benshi bazenga amarira mu maso. Baravuga bati ibi ni ibiki kweri. Abateye agahinda gute rero? Abateye agahinda binyuze mu butumwa bukomeye cyane atangaje ku babyeyi ba Tom Close ari bo nyirabukwe na sebukwe bitabye Imana. Amagambo rero abavuzeho mu by'ukuri akaba ariyo atumye abanyarwanda benshi ikiniga kibafata bakazenga amarira mu maso. Niyo nshuti Ange Tricia ubundi niko amazina yose yitwa. Ni umugore nyine w'umuhanzi Tom Close cyangwa se Muyombo Thomas. Akaba ari umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda w'umulegend, ariko kandi nanone akaba akomeye mu nzego z'igihugu kubera yuko ashinzwe department yo gutanga amaraso muri RBC cyangwa se muri RBC, mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Ubwo rero uyu mugore we Tricia ubutumwa yageneye ababyeyi b'uyu muhanzi yarijije nyine abantu, bwarijije abantu aho yabibutsaga ko ari ab'agaciro gakomeye mu buzima bwiwe, ndetse abizeza ko umwana wabo Tom Close cyangwa se umugabo we nyine ari we Tom Close azamwitaho byiteka akamuhoza amarira yose yatewe no kubabura. Ibi rero Tricia yabitangaje ku munsi w'ejo ku itariki ya 2 Gashyantare 2026. Murabizi yuko yaraye yabitangaje nyine. Murabizi yuko ku munsi w'ejo twizizaga umunsi w'intwari, wari umunsi nyine w'intwari aho twizizaho intwari zacu zitangiye u Rwanda, zarwanye urugamba rukomeye cyane rwo kubohora igihugu, ndetse n'abagize urundi ruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Ntago ari intwari zabohoye igihugu gusa tugira nk'intwari, ahubwo tugiramo n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, hakazamo nanone na Agatha Uwiringiyimana, hakazamo barabana bo kuri cya kigo Inyange. Ni intwari zigiye zitandukanye mu by'ukuri. Hakazamo Fred Gisa Rwigema n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo ngubwo rero ku munsi w'ejo nyine nibyo nari ndimo ndakubwira ko twari turimo twiziza uwo munsi u Rwanda muri rusange rwizizaga umunsi w'intwari. Uyu mugore rero wa Tom Close yifashishije urukuta rwe rwa Instagram yagiye hashyirwa ubutumwa bw'amasaha 24 cyangwa se kuri story. Murabizi yuko kuri Instagram haba story aho umuntu posting ubutumwa bumara umunsi umwe wonyine, ubwo ni amasaha 24 bugahita buvaho. Anga rero yasangije abamukurikira amafoto y'ababyeyi ba Tom Close, ayaherekeresha inyandiko zikubiye mu butumwa butandukanye bwarijije benshi. Ni amafoto yabo bombi bambaye imyenda cyangwa se impuzankano za gisirikare aho bari ku rugamba nyine rwo kubohora u Rwanda. Umudamu rwose mama wa Tom Close ubona ko yari umudamu mwiza cyane, wari ushinguye, yarabereye kuba umusirikare rwose w'u Rwanda, ndetse na papa we nawe nuko byari bimeze. Yari umusore w'intarumikwa ubona ko yari afite imbaraga nyinshi cyane kabisa, ku buryo no kurwana urugamba bitamugoraga. Uyu mugore rero mu butumwa yageneye papa wa Tom Close yagize ati waduhaye izina ijuru rikwambika ikamba, maze arenzaho agatima kamwe k'umutuku. Hanyuma rero kuri mama wa Tom Close we nawe yamugeneye ubutumwa avuga ko amukunda urumamo kandi amwizeza kwita kuri Tom Close byiteka. Yanditse ati ndagukunda urwimbitse, nzahakubera iteka. Tom Close rero reka nkwibutse ko numwe mu bantu batigeze bagira amahirwe na makeya yo kumarana igihe kinini n'ababyeyi be, kubera yuko bombi bagiye ku rugamba rwo kubohora
igihugu. Tom Close akiri umwana nyine asigara arerwa na sekuru aho bari batuye muri Uganda. Ise wa Tom Close rero ubundi yitwaga Lieutenant Colonel Karangwa Edward, akaba yaritabye Imana mu mwaka w'1995 azize uburwayi. Urumva yuko haburaga gatoya rwose, hari harenzeho umwaka umwe wonyine bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. cyari igihe cyiza cyo kurya ku mbuto baruhiye, cyari igihe cyiza cy'uko Tom Close noneho nawe yabaho neza yishimye ari kumwe n'ababyeyi be bamaze igihe kinini cyane batabonana kubera urugamba bari barimo rwo kwitangira igihugu. Ariko nyine ntago byagenze neza, birangira papa we yitabye Imana. Ntago byarangiriye aho, kuko mu gihe Tom Close yari akiri mu marira atarakira no kuba papa we amubuze, nyuma y'umwaka umwe gusa, ni ukuvuga mu 1996 nabwo mama we yaje kwitaba Imana. Mama we rero yitwaga Faith Dukuze, we akaba yari yarabonye izuba mu 1957. Yitabye Imana rero mu Gushyingo mu 1996. Icyo gihe Tom Close yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Ni inkuru mbi cyane, yari ibabaje cyane. Ni ukuvuga ngo nyuma y'umwaka umwe abuze umubyeyi we ari we papa we, igikomere kitarakira, agahinda katarakira, yahise nanone abura umubyeyi we mama we. Ubwo Tom Close ababaye imfubyi ku myaka mikeya cyane, ubwo yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Ni inkuru yari iteye agahinda cyane. Ndimwe nigeze gutegura documentaire ivuga ku mateka ya Tom Close, wenda nibinkundira mu minsi iri imbere na hano kuri Peto TV show nzayibagezaho, babwire amateka arambuye yaranze Tom Close kuva mu bwana bwe, kuva mu buhungiro muri Uganda kugeza agarutse mu Rwanda, aho yabaye ahantu henshi agiye atandukanye nyine kubera kutabana n'ababyeyi biwe. Nyuma rero aho ababyeyi be baziye bikarangira n'ubundi batabanye kubera yuko bahise bitaba Imana. Tom Close afite inkuru ibabaje cyane, nawe ubwe yabigarukaho avuga ko ari ibintu bibabaje cyane, ariko kandi akavuga ko biri mu byamuteye imbaraga zikomeye cyane zo gukora, kugera ahageze uyu munsi ubwo ari dogiteri, kugeza ubwo uyu munsi ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri RBC. Afite ijambo rinini cyane ryo kuvuga n'umusanzu ukomeye cyane mu buzima hano mu Rwanda, mu gisata cy'ubuzima no kwita ku bantu muri rusange hano mu Rwanda. Ibyo byose rero abikomora muri ubu buzima bubi yagiye anyuramo bukomeye cyane bw'ubupfubyi. Ndetse nigeze kubona ubuhamya bwe avuga yuko kimwe mu byamuteye imbaraga zo kwiga ashyizeho umwete akazaba dogiteri, mu byatumye ashaka kuba dogiteri ngo harimo no kuba mama we yarahoraga arwaye cyane. Hanyuma rero ubwo Tom Close yabonaga mama we ari kuribwa cyane, arembye, ahora aribwa, babazwa n'umubiri. Hanyuma Tom Close akabona nyine nta kindi cyo kubikora afite, ngo nibwo yamuhaye isezerano ryo ko ngo aziga akaba umuganga, hanyuma yamara kuba umuganga akazajya amuvura. Akavuga ati ndabona uburwayi ufite birasaba ko nanjye ubwanjye nzashyiraho akanjye, akaba ari njye kwivurira, akaba ari njye kwikurikiranira. Ati rero kugira ngo ibyo byose mbigereho, njyewe nziga cyane mbe umuganga, mbe dogiteri, ubundi njye nkwivurira, njye nkwitaho ku giti cyanjye, nurwara aba ari njyewe ukuvura. Iryo ni isezerano yahaye mama we rero, ni naryo ryamukomeje riramumotiva kugeza ubwo nyine inzozi ze yaje kuzikabya zibimamo. Ubu uyu munsi ni umudogiteri nyine, ni umuganga, ndetse byaje no kumuhira ntibyaba ubuganga gusa,
ahubwo abigiriramo n'amahirwe yo kuba yarahawe inshingano zikomeye cyane mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Uyu munsi rero Tom Close na Tricia bamaranye imyaka 13 barushinze, gusa bakaba baramenyanye muri 2009, akaba aribwo batangiye gukundana, ndetse urukundo rwabo rwaravuzwe cyane kubera yuko Tom Close nyine yari umustar, yari umuhanzi ukomeye cyane, byatumye n'uyu mukobwa we Tricia, uyu mudamu we nawe yamamara cyane, aba umustari. Ni rumwe mu rugo rubanye neza rw'abastari bake mu Rwanda, rurambanye rumaranye imyaka myinshi, kubera yuko nyuma y'igihe bakundana muri 2016 baje gukora ubukwe bwiza cyane. Ubukwe bwanejeje abantu benshi cyane. Ubwo rero kuva muri 2016 bakomeje kubana kugeza n'uyu munsi baracyari kumwe. Imana rero ikaba yarabahaye umugisha, urugo rwabo yaruhaye umugisha ukomeye cyane, kuko nyuma y'ubutunzi bwinshi bafite, banafite umugisha wo kuba barabyaranye abana, bakaba bafitanye abana rero bagera kuri 5. Tom Close n'umugore we nibo mvuga. Uyu nguyu rero Tricia yongeye kuzamura amarangamutima y'abantu ubwo yavugaga amagambo akomeye kandi meza kuri ababyeyi ba Tom Close, bigahita rero byibutsa n'ubundi ubutwari bwabaranze, ubutwari bagize bwo kwitanga no gutabara igihugu bakiri batoya. Ubwo rero ubu butwari bafite, buri wese nibwo butwari igihugu kimwifuzamo, buri wese nizo mbaraga z'igihugu kandi zubaka ya siroga yacu y'intore ibivuga. Ubwo rero reka dushimira ababyeyi babaye intwari zikomeye cyane, kandi tunishimira yuko byibura Tom Close nawe yagerageje gutera ikirenge muke, akaba ari gukora iby'ubutwari nyine mu gisata cy'ubuzima mu Rwanda, aho n'ubundi abasirikare icyo bakora ni ukurengera amagara y'abantu. Icyo aba babyeyi be bakoraga n'ubundi ni ukurwanirira igihugu, ni ugutabara abaturage no kurengera ubuzima bwabo. Tom Close rero n'ubundi nawe nibyo akora, nubwo wenda watafata imbunda ngo ajye ku rugamba, ariko nawe arengera abantu, akiza ubuzima bw'abantu, arokora ubuzima bw'abantu binyuze mu gisata cy'ubuvuzi. Ubwo rero byose ni ibikorwa by'ubutwari. Reka rero ngushimire wowe wari ukurikiye Peto TV show, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro n'amakuru byiza tukugezaho umunsi ku munsi.